Mose ifite ibintu byinshi niba ndi mu bihere hehe. Ariko wabanza nkabaza umutekano uko bimeze hari ahirya. Numvise ibibazo byaho bitoroshye. Haro. Muteka bimeze gute aho ngaho ko numvise ibibazo byarabaye ibibazo ngo hari abasinzi ngo bararabarwana kandi na cya kibazo cya mituweli nabonye n'ubundi bitararangira hari abantu batarazishyura abantu ngo ntibishyura ngo isuku n'umutekano aho iwanyu haba ibibazo byinshi bimeze gute muri iyi minsi kwa Robert barabikemuye babandi bamwe bahoraga bateza ibibazo barabikemuye nakakabari mwaragafunze okay ibijyanye se na mitiweli ko nabonye batabyitabira neza iminsi kayibaye myinshi byo bimeze gute birimo biraza hasigaye abantu bakeya okay mukomeze mubigishe rwose abo baturage bajye bishyurira ku gihe cyane yuko n'umutekano ari ngombwa sawa 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 umunsi mwiza Joseph nawe aransetsa kabisa yahera mpamagara andindagiza ngo arashaka ko duhure nta kindi ashaka ni ruswa ashaka kumpa ruswa kandi ruswa yaracitse mu Rwanda ariko rero mbara amafaranga nayafata karibu muraho neza ko ndeba umeze nk'umuntu ufite agahinda se wabaye shana uzwa n'iki se kukagira wa mubyeyi ubu nje kurega uje kurega tambuka wicare tora gatebe cara umbwire icara hano mbwire byagenze bite se ko ndeba wari umugabo yaranyishe do reba gatoki ukuntu yangize yagukubise yankubise gusa ko yashaka kumpamba umugabo utazi yuko gukubita umugore kizira ninde wenda wawe warabizi wanjye rero ako ka anakenge ntiyakagira ari umwihambizi yitwa ndi umugabo wawe Kanyombya se ese ni Kanyombya nzi niba ubahutsa aragukubita koko mwapfuye iki se cyaheze ko waje umushuti we aje kumusura umushuti we aricara mu gihe bamutegereje undi aje asanga nye twicaye twiganirira undi ati uri kunca inyuma ati nimuryame hasi yadukubise twese arasanze muryamye se ubu turyamye kandi twari twicaye mu ntebe twatorongeye twese turirukanka ubu n'ubu simbizi ngo sinzi kandi ngira nimero se rero shaho ubu ntabwo byemewe ko rwose umugabo yakubita umugore ni ikosa rihanirwa n'amategeko nubwo yabagusanze mu ikosa ntabwo yemeye kwihanira reka kwihanira ni icyaha gikomeye ahubwo azananye ni icyaha gikomeye ubu turamuhamagara tumubwire ikosa yakoze kandi nyine tunamwigisha ko atazanabyongera kanze mubaze ibyo nge rero nje kurega kugira ngo murebe ukuntu mwandenganura ntabwo ngiye kuzishwa n'umugabo yewe ndatangaye cyane Kanyombya wize uzi neza ko gukubita umugore kizira ikindi kandi harimo n'ihohoterwa niba atagufatiye mu cyaha se kubera icyo agomba kugukubita mwihorere turamuhamya ni ukuri ngiye mumuhamagare mumubaze ikintu yabikoreye niba ashaka kunyica mbimenye munge niba ari uko byari bije abonye yuko wenda ari uko yarasanga gukubita se ubundi yantukaga ariko kuko kunkubita bwo niba wagukobaye hano ku matwi yego mana yanjye uzi yadukubita guha ibintu hano aradukubita ndako ngo n'umugabo yamukubise uzi urabona nambaye akenda kamwe aruko imyenda yose ntayisize mu rugo ayiwe
n'aka gatenge n'akumuvanga ihangane ndamuhamagara turebe ko twabumva ko wadivorce ugasiga abana bawe ntago ari ibyo none se ntago byoroshye use nawe uraje se ko nari mfite undi muntu se uramuzi se nawe waje gwino nawe se muri kumwe ahora n'iki mwihoze kagahinda kenda kutwica wabaye iki se kandi wowe wabaye iki rwose muyobozi rwose Kanyombya atumereye araturembeje rwose reka kurira vuga neza araturembeje none se kurira nawe wakubiswe ntabwo nakubwiye ko njye n'umukozi wanjye nabo ni niyo mukozi wawe twese yatumenesheje turirukanka muyobo reba kuntu ubu ngubu maze igihe ndara muri ruhurura rwose ntabwo yaguhaye amafaranga yawe se byibura ngo guhembe none se aramuhemba n'umugore we yashatse ntazi naho ndi kuba ntazi iki nakubwiye ko maze iminsi nambaye nta myenda narasize igitenge nakitijwe n'inshuti uyu mugabo ko yigize kasha nuko nawe aragufata aragukubita pe sinakubwiye nabikubwiye ariko yanamubabaje cyane dore hano habyimbye twese yatwishe burundu ariko arabihanirwa ibarabihanirwa ntabwo byemewe muyobo rero nari namuhamagaye ariko niwe Kanyo ni karibu niko se bwana muyobozi muraho se muraho neza wanshakaga nanjye gushaka oya nari gukeneye rwose nari naguhamagaye nagize gute ariko aba bantu bose bicaye hano rwose disi ikirago bafite ni wowe gusa baje ku kundi hasa ugira nkaho nta kintu uzi sinabonye wamara ugiye mu misa ntabwo wari ugiye gusenga nambara ngiye mu misa urabe ukuntu wanyirukanye nkagenda amaramasa imyenda yagiriye iwawe reba ndacyari mu mwenda umwe inshuti yangiriye mu mpereza igitenge ntabwo ari na bwana bibi muyobozi mbwira uyu nguyu ni gihe mu mushahara none ngo yagiye amaramasa none uzashaka ko umushahara wose naje kukurega dore ndi kumwe n'umukozi wawe hano waraturembeje dore intoki ukuntu wazigize reba ukuntu hano we reba ahagaragara niho hato atagaragara niho hanini wakubise abantu ugisha ukuri sha ntabwo nakongeje umushahara wawe vuga sinakongeje umushahara ntutinye none se boss we ko wankubise ukanyoka ugahita unsohora hanze unyirukankana na kubera ibikosa byawe n'ubwo wowe ntabwo ujya wumva ariko si wikubita nawe oya ntigaragaje nihe niyo yahungiye ahantu nta muntu uyifata mukore akazi kanyu neza nimugendere kansigarane nawe n'ibitanabaye hano nzajya no ku murenge njye no kunuza umva mada genda ndabahamagara mbabwira icyo tugeze sawa nawe usigara ukora akazi kawe neza icara Kanyo icara hariya twigendere umuboyi yarasunika shebu nikabwira ndabona ibyo wanyu icara hariya ikoze mwari muraho yewe muyobozi kuri gikoze baho biriya barimo n'ibiki uziko we wakubise abantu wenda kubica ntabwo ari kukubita arakubise ahubwo kiri none se wa mugore we wamuhoye anci inyuma si nk'ibyo se tugiye gukora amuca inyuma nawe ukamuca inyuma ntacyo bitubwiye tatawe ahobera cyane ubwo se usigaye umubabarira ko nawe uzi ko umuca inyuma ariko yakabyana urusa ubundi tukuru none se wasanze baryamye ze oya bafatanaga ukuntu birase ntahagaze umukozi sawe yazize iki kudacunga neza afite akazi ko gukora ko mu rugo agacunga n'umugore acunga iki nashaka rero ariko azakubitwa nta kibazo kubira guhondagurwa n'indi akabira turabiburizamo bira ni ikarita turabirangiza hanyuma se cyaba arabyibushye pe ureba gusa tutanaherukana amabere n'isi uko nyaheruka noneho hagiye mu ishuri ebyiri nikoze hanyuma akazi bagakora neza ubu ndagashoje nari ngiye muri ranje ahubwo ubu turabyiza dute iwawe ngira mukakagabo karaye kamaze iminsi kadahari ariko kari kabuze ko kari buzi uyu munsi niba adahari nibyo byiza ariko ndakubwiye narashize aho mbone rero urukumbuzi ndabona kumbaza ngo wantumye komukazi yose komukazi ari igipapuro cyo kujyana ahantu ntazi ngomba kugishyira imbazi kakiri bari abantu rero kugira ngo dukemure ikibazo cyabo bigaragare ko nagikemuye oya wikemura ahubwo reka ngiye gukemura ikibazo ubuze ntabwo uba umeze neza oya nyine ndabyumva ariko ugomba kugarura umva oya wimbwira ibyo ngibyo ariko urambwira iki ubushize naguha amafaranga
mugemura imineke n'ibindi urishima ariko warabyibushye pe yarabyibushye ariko uramugarura mu rugo kugira ngo ubundi se dusanzwe tumujijisha agutwaye wino ushaka umujiji urajisha utahari ariko tumugarura byabaye ibere kwezi bana yesu ndishimye we mu biro se biragira icara hariya ufite nuza kamera icara hariya icara hariya akagira umuntu aza akagusanga wicara icara hariya ariko kanyine ifute niyo nziza kahise we ariko ryo minyenga we icara hariya ariko ni wowe ngiye ni njyewe nyine icara hariya icara ko hahita hinguka umuntu agasanga tumeze kuriya kandi uzi bahita badufata ntabwo nose nakinga kandi ndi mu biro reka abantu babanye nari nzi ko ubuyobozi ari ufata ubuze ikibazo cy'abari abantu bagikemurana reka mubwire ukuntu bikemura tuba tugere mu rugo nitugera mu rugo byose uri buze kubyibagirwa neza hanyuma uriya mugore waje nagaruka azamubwira iki ndabikwibagiza oya uzi ikintu ugomba gukora ugomba kubavuza dore uriya mukozi hano harabyimbye umutoni nawe utekereze kumuca windatire ibyo urimo ndavuza se ntacyo ngenda yabaha bajye kwivuza ndavuga ko ariho yampaye ngo uhonge amafaranga yanjye ngo ujye kuyabaha ujye kuvuza biriya bisebe reka bijogonye biriya bisebe bijogoke ntibibara bagufunga izuba rirabikiza bagufunga wabonye mutoni se ngaho reka twigendere ibindi turabiganirira mu rugo ya myenda nakuguriye ya yindi yacyagiye ya kariso nize ko wayizanye ntabwo yisize mu rugo irahari warayizanye ntacyo ariko rero nari naguze ikindi cyitwa isindiriya reka da cyari amabere ariko sinzi ko wayiguze meruka ya yandi ngugurira isindiriya nziza ariko se ko yabyibushye iragukwira tujye kuyipima turebe tugende rero tujya no muri haje oya witewe reka nongereza kumugengo tugiye mu rugo koko ndegukeye intebe ya leta wayibonye yewe ndegide ariko nta soni mugira ibi ni byo mujya mukorera mu biro bya leta koko niba wananiye se ugira ngo hari undi wabikora ni wowe ubusa abantu bose babikoze gutya byagenda rero wananiye nta wundi muntu wabikorera babikoze gutya igihugu cya sara kikabura ntawe byabaho wowe ni wowe wananiranye reka tugende aho tugende reka tugende ibindi turabikorera ifaranga rya leta koko rega leta irahemba mbega ibuno we tugende agasa umugabo nabonye ahangaha mu Rwanda ngaho reka tugende ariko reka tugende ibindi turabikorera mu rugo sawa mbega ibiro we aka kantu ni agaki wanegereje kapfe kukibasha ibi ni ibya leta mana amwira byeri hano yo kavume